Nshuti namwe vane mwese mukomeje gukurikirana gahunda zacu hano kuri studio Umutware, nongeye kubasuhuza. Ni jewe Singira nkabo bikorwa Freeman, turi kuganira muri aka kanya. Nkaba ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Maryland, aho studio Umutware ikorera. Kuri mwese mutakurikiranye iki kiganiro turimo, ni ikiganiro kijyana n'amategeko nyakuri, kivuga ku mategeko nyakuri. Nkaba nari maze kubaha urugero rwa avoka, ukuntu bigenda kugira ngo avoka ibigiti ibe n'izindi avoka nyinshi. Nkaba nanavuze yuko avoka n'urubuto rumwe, hari imbuto nyinshi zitandukanye cyane. Buri muntu wese uri hano ku isi afite urubuto cyangwa imbuto zimurimo. Ni ngombwa rero tumenya amategeko nyakuri agenga izi mbuto kugira ngo tubashe kuzivanamo tuzijyane imbere. Kandi urundi rugero rwa kabiri nabaha mbere yuko iki kiganiro tugisoza, ni amategeko nyakuri agenga uyu mubiri wacu. Reka mfate nk'ikintu cyoroshye twese duhuriyeho. So muri uyu mwanya ndahumeka. Kubera ko mpumeka, amategeko nyakuri aravuga ati free. Uyu munsi nufata break, nuvuga ngo ugiye muri vacancy ntushaka guhumeka, uyu mubiri wawe ntabwo uzakomeza gukora nkuko twawukoze umeze. So amategeko nyakuri ambwira yuko ngomba guhumeka iteka ryose nimba nshaka ko uyu mubiri wanjye ukomeza kubaho. Nawe ubwawe itekereza, wibuke hari umuntu numwe wari wakubwira ati wibagiye kuruhuka. Atari kubundi kubera iki nduhuka buri gihe, kubera iki mpumeka buri gihe. Reka nigire muri vacancy, guhumeka birandambiye bana, reka mbyihorere. Itegeko nyakuri ryavuze yuko kugira ngo uyu mubiri wacu ukore ukeneye guhumeka umwuka, sibyo? Hari irindi tegeko nyakuri naryo rivuga riti uku gutwi kwawe nta kindi kigomba gukora usibye kumva. Nta na rimwe uzabona uku gutwi kuri kureba, sibyo? Nta na rimwe bibaho. Niyo umunyamategeko yavuga ati uyu munsi free, ugutwi kwawe tugiye kugira ijisho, ntago bizigera bishoboka na gatoya. Uyu munwa wanjye nta na rimwe uzigera wumva, ntago nawe umunwa wawe uzigera wumva. Ni amategeko nyakuri, wabishaka utabishaka nuko bimeze. Kubera rero ko nta kintu na kimwe nshobora kubihinduraho, ngomba no kumenya ni akamaro k'amatwi, ni akamaro k'uyu munwa wanjye, ni akamaro k'aya mazuru, n'amaso. Aya maso nta na rimwe azigera agenda na gatoya, uri kumva? So urana ibi ni ibintu twakuranye nta nubwo tubitekereza kuko tubana nabyo buri munsi, sibyo? Ibi bigengwa n'amategeko nyakuri. Nta na rimwe umunyamategeko azajya muri ziriya sena, yaba ari hano muri Amerika, yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu Bushinwa, yaba ari mu Bufaransa, ngavuga ati muzi n'ikindi, reka uyu munsi dutangire gutakisa abantu umwuka. Uyu munsi nta muntu ugomba guhumeka adafite umwuka. Bazihereho murebe uko bigenda, ntago bazamara kabiri, muri kumva? So hari amategeko, abantu bakora amategeko uyu munsi batazigera na rimwe bavuguruza. Nguwe nk'urundi rugero. So uyu munsi rero ubaye Superman. Urana hari za filime zimaze kuza ari nyinshi, n'ubu ngubu zirahari za Superman. Mubona ko Superman araguruka, sibyo? Nawe ukavuga ati uyu munsi nabaye Superman, reka njye kuri convention center i Kigali, kuri rooftop. Uyu munsi ndashaka kugenda, sibyo? Ndashaka kugendera mu kirere. Ndakubwiye nti amategeko nyakuri azavuga ati wa mutipe wagendesha make. Tugukora twasizeho amategeko agenga umuntu, agenga n'ikirere, agenga n'ibintu. Nujya kuri rooftop ya convention center ukavuga ngo ugiye kugendera mu kirere, bizagenda bite? Mumbwire namwe, uzagenda ubigerageze kwera. Tuzajya kuguhamba. Kubera iki? Kureba ko uzaba urenze ku itegeko nyakuri rivuga yuko ntago waremewe kuguruka, ugomba kugendera hasi ahari ubutaka. Iyo rero urirenze iryo tegeko, nta muntu ukeneye, nta nukuburanya, nta no gucira urubanza, ahubwo itegeko rigucira urubanza ubwarwo. Uragwa ugapfa. Niko bimeze. Waba ari umwana, waba uri umuntu w'umukire ukize cyane, waba uri perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose, ugenda ubigerageze urebe ukuntu ayo mategeko nyakuri atigera areba na gatoya uburiwe. Upfa kubahuka itegeko nyakuri rigushyiraho ugomba kuburi. Ntibibera na gatoya.
mbaha kandi kagero. Iyo umwana avutse, sibyo? Umwana uvutse aba azi guhumeka ako kanya. Sinabyo byonyine, umwana ararira, ikintu gikurikiraho ashaka ibere rya nyina, muha ibere, umwana aba azi kurikurura. Kandi umwana ntago aba yumva ururimi cyangwa nyina mubwira ngo akiri ibera, arimwegereza gusa, umutipe yikorera ibindi byose. Nta mwana n'umwe uvutse ku buryo busanzwe utazi ibere, utazi n'ibintu biba mu ibere. Ntago nyina agomba kumwingingira na gatoya, na gato. Turi kumwe? So ayo ni amategeko nyakuri. Ariko kuko akenshi tubikora tutabizi, turavuga okay, nuko bimeze nta kuri byagenda. So umubyeyi ubyaye umwana uri muri Amerika, cyangwa umubyeyi ubyaye umwana uri mu Rwanda cyangwa mu Bufaransa cyangwa ahandi ari hose, abana ni bamwe, bakora bimwe. Kubera iki? Kubera ko bazi ayo mategeko nyakuri kandi barayakurikiza. Umwana udafashe ibere cyangwa se ngo agire ikintu ashyiramo yinjiza mu mubiri wewe, ntago amara umwanya. Amategeko ntavuga ngo kabebe ni très joli kubera ko uyu munsi katanyweye ku mata cyangwa se izindi ntungamubiri, ntago akubaha ngo ni akabebe. Nta cyaha cyari cyakora, ntaho bihuriye. Ikindi, ntukeneye gusenga iyo uri kubaha amategeko nyakuri. Rurema yarakoze ngo nuyubahiriza ibintu byose biragenda neza. Nk'aba bantu bavuga ati ye baba we, nk'ubu urundi rugero nabaha ntimundebe nabi, sibyo? Nimba ugiye umuhungu akagenda kuryamana n'umukobwa, sibyo? Noneho intanga igahura n'igi ry'umukobwa, bigenda bite? Umukobwa aratwita, sibyo? So nta na rimwe uzavuga ngo mana we kijyane kimvaneho we, ntago bibaho. Amategeko nyakuri avuga ngo intanga ihuye n'igi ry'umugore, ewana sha ndakubwiye nti biyabishiriye aho ngaho nyine. Ayo mategeko arahura agahita asaba irindi tegeko kujyamo, itegeko rikora umwana, sibyo? So ntago ushobora gusenga ngo Imana ikubwire ati wari uzi n'ikindi uyu munsi ndakudohoreye. Reka, ntago biza kubera. Ntibibaho. Kubera ko ayo mategeko avuga yuko iyo ibyo bintu byahuye ari byombi, nta kabuza. Ntago ukeneye gusenga, ntukeneye kurira, ntacyo uzakora cyose ngo ntibibi. Turi kumwe? So maze rero hari ingero nyinshi mwirebemo, mutangire kubifata biri serious. Iyi ni business ikomeye mu tipe. Inshingano ufite zirakomeye, imbuto zawe ufite zirakomeye. Ni ngombwa rero yuko uvuga yuko guhera uyu munsi wirebemo nihe mbuto mfite. Imbuto yanjye nyisore gute? Nimba utabizi, hari abantu benshi bashobora kugufasha. Ndahari nshobora kubafasha uko mbishoboye kose, sibyo? No kubafasha kubimenya uko mbishoboye kose. Ndashaka yuko twese tujya mu byo tugomba kuba turi gukora. Nibyo mbifuriza bavandimwe. Nituba turi mu byo turi gukora twese, ndakubwiye nti ntabwo uzifuza kujya mu Bushinwa ngo niyo hari ubuzima bwiza. Ntabwo umuntu azaza kugukanga wibereye iwawe. Ntabwo umuntu azaza kubwira ngo uri icyo ntazi, ngo mpfukamira. Ntibibaho. Ntabwo waremewe kujya gupfukama. Ntabwo akariko kazi ukora. Ntabwo ari cyo waremewe. Imagine ni nko kubwira ngo nka mobile yawe ngo reka mfate iyi mobile nge kuyikoropesha. Ubu uri kwica nabi kuko ntago mobile yakoreye gukoropesha, yakoreye kuvugirwaho. So iyo umaze kumenya akamaro k'ikintu, itegeko nyakuri rikigenga, iyo rikurikije nta kintu kimwe ukeneye gukora. Turi kumwe? So ndagira ngo mbashimire ko mwafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro cy'amategeko nyakuri. Nzajya agenda mbaha ingero zigihuriye n'ibyo turi gushaka kuvuga, tunabishyire mu bikorwa. Ariko guhera uyu munsi mumenye ko hari amategeko asumba amategeko abantu bikoreye, akaba ari amategeko nyakuri. Amategeko nyakuri nta frontiere, nta mipaka agira, mubimenye. Ikintu cyose kikubwira ko ari itegeko nyakuri nuko aho uriho hose itegeko nyakuri rirakora. Nimba aho hari ahantu bidakora, uhita umenya ko ari itegeko ryakozwe n'umuntu, ukamenya uburyo ryitwaramo. So murakoze cyane, mu subscribing, mumpe comment nimba bibafashije cyangwa bitabafashije, mu following, mukande share, mukande no kuri ako kazogera. Dukomeze tuzasubira mu kindi kiganiro nzabategurira. Nigisingera nk'abo bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware. Ndabakunda cyane. Ijoro rihire n'umunsi muhire kuri mwe mwese.